Mbere yo gukomeza gusoma izindi mpapuro zimbwira iby'ubuzima mama yabayeho igihe yari umusazi, nabanje guhanagura intimba yari iri gushoka ku matama yanjye, kuko impapuro zari zitangiye gutoha. Nari ndi gusoma amagambo yo mu mpapuro nk'aho ndi kubireba imbere y'amaso yanjye, nkibaza iby'ako gahinda kuzura imitima yombi, umutima ukananirwa kubyihanganira. Nakomeje gusoma ku rupapuro rwari ruri mu biganza byanjye, aho Dr Nshuti yakomeje agira ati, urumuri rwitwa urumuri kuko iruhande hari umwijima. Tumenya gutandukanya amabara kuko tuyazi neza. Twiga amasomo aduhindura intiti, tugatambuka muri rubanda turi ibihangange, bakadukomera amashyi menshi buri uko bumvisha intambwe zacu. Nyamara uwamenya ibyacu inyuma y'iyo shusho tuba dufite imbere y'amaso y'abantu, nabo babona ko turi nkabo, babona ko turira tukababara, babona ko tugira ishavu ndetse n'intimba bikuzura imitima yacu. Abarwayi bose banyuze mu biganza iyo bambona muri ako kanya bari kubona ko nanjye ndi indembe ikeneye muganga wize byinshi kundusha. Sinari nkirwaye ibikomere byo ku mubiri gusa, ahubwo n'umutima wari ukeneye ikiwomora. Umutima wari urimo icyobo kiri kuzuramo intimba kandi cyuzuyemo ibyishimo, ariko Isheja wari kuhuzuza ibyishimo niwe wanteraga agahinda. Amahitamo ntayo yari afite, nawe ntiyari azi ibyaba arimo. Sinari kumurenganya kandi na n'ubu sinamurenganya. Kubona Isheja ameze atyo byanteye kwicuza impamvu nagize amaso nkabona Isheja muzima mu kanya nk'ako guhumbya. Isheja akaba abaye umurwayi, utazi izina rye, utazi ababyeyi be, utazi inzira ijya iwabo, utazi n'ibiri imbere ye ngo ni ibiki. Umurwayi utazi no gusobanura uburwayi bwe ngo wenda abaganga babona aho bahera bamwitaho. Niyo waba ufite umutima ukomeye ute, ntiwari kwihanganira kubona imboni za Isheja zitabasha gusobanura ibyo ziri kureba cyangwa se ibiri mu buzima bwe. Isheja yari mwiza, yari ihogoza rikereza abahetsi bakibagirwa gutabara. Isheja waramurebaga ukibaza niba wowe uri umuntu ukiyoberwa, kuko ubwiza bwiwe bwari ubwiza numvaga mu migani nkasoma mu bitabo byanditswe n'abahanga. Ubwiza bw'Isheja bwarutaga ubwiza bw'igishushanyo byashushanyijwe n'abahanga. Nta muhanzi n'umwe wabashije kuririmba kuko inganzo ye yakamaga ataraburangiza. Nubwo yari ameze atyo, abantu bose baramuhungaga bakamwitaza, uretse ngewe wari warafashwe n'ibisazi birusha ibye. Ninjye wamuburaga agahinda kakanyegeka ku ntimba, ishavu rikambera imva, ubuturo bwanjye bukaba umubabaro. Igisobanuro cyo kubura Isheja mu buzima bwanjye cyari urupfu, kuko nta rugingo na rumwe rwakoraga, kuko bigomba igihe umutima wanjye wabaga ukumbuye Isheja. Isheja yamanaguye amarira, intoki zimera nk'iziri mu mazi. Amaso yanjye ntiyari akiri umutuku gusa, yari atangiye gusa n'umuhondo. Isheja arambiwe ararekera yegamira mu nguni arigunga, amera nk'umwana ufushije ababyeyi bombi ku munsi umwe. Nari ndi gutekereza igisubizo cy'ibyo amaso yanjye ari kubona nkakibura. Isheja yandebaga adahumbya, nanjye ndi kwinginga isi n'ijuru, nkasaba ibisekuru, nkasenga Rwagisha nyiri bubasha ngo yongere amfashe mbona Isheja ari muzima. Byibura akanya gato namusobanuza neza ikimutera kumera gutyo. Inkuru y'uko yarozwe n'umukobwa bapfa umusore ntabwo nazizeraga nk'umuganga, gusa ubwiza bwe ntibwari gutuma hari umukobwa ugaragara mu maso y'abandi basore mu gihe ari iruhande rwabo. Ku ruhande rumwe numvaga ari ukuri, ariko byose ntabwo nari kubyemeza numvisha icyo Isheja ambwira. Ubuzima buzana byinshi byiza n'ibibi, gusa hari ubwo bushyira ibintu mu mwanya utari uwabyo. Nubwo ntawe ukwiye ibibi, ariko Isheja yari akwiye ibyiza gusa kuko nawe yari mwiza, abantu batabijyagaho impaka. Amabanga y'ubuzima bari amayobera. Iyaba hariho urukiko ruca imanza z'umuremyi wacu, natwe tukaburana tugihumeka, wenda twasobanukirwa byinshi ku by'amaso yacu abona, imitima ikuzura urujijo. Isheja yakuruye ibintu byose byo kwiyorosa abyishyiraho aguma aho mu nguni. Sinari nkiri kumenya aho amasaha ageze, umwanya wo kunywa imiti wari warenze. Nitegereje Isheja mworosa neza aho yicaye mu nguni, mwifuriza gusinzira kuko ntabwo yahumbyaga. Nasohotse mu cyumba mu gihe nk'inywa imiti, numva ku rugi barakomanze. Nabanje kwikanga ngira ngo ni Isheja uri kumena ibintu, gusa neza amatwi neza numva nabaje kunsura. Sinagize amatsiko yo kumenya abari bo, ntaketse uwo se cyangwa Twagira.
bitewe n'ukuntu nari ndi kure mu bitekerezo nagiye mfashe imiti yanjye mu kiganza ndetse ntari kwibuka ko mu nzu harimo undi muntu. Nafunguye nsanga uko nabiketse niko biri. Twagira n'Uwase bari baje bitwaje ibyo kurya. Uwase aje guteka ibya nimugoroba. Twagira yabonye mfashe ibinini aratungurwa abaza impamvu nakerewe kunywa imiti nkiri gushaka ibyo kumusubiza. Uwase yari amaze gutereka ibyo bari bazanye aho ku meza. Arambuye amaboko ashaka kumpobera najugunye ibinini mu kanwa mbimira gutyo n'amazi. Twagira yari ahagaze andeba mu maso abona neza ko mfite ikibazo ariko ntabasha kugisobanura. Negereye Uwase ngiye kumuhobera aho kubona ishusho ye nkabona ni Isheja. Nagaruye ubwenge nibuka ko ndi kumwe n'Isheja mu nzu bikoba birankuka ibyo guhobera Uwase nahise mbyibagirwa ahubwo ndahinduka. Mbasaba ko bataha mbabwira ko nkeneye kuba njyenyine. Twagira yari yabibonye kare ko ndi kumwe n'undi muntu kuko yari ari kubona imyenda y'igitsina gore aho muri salo. Uwase yibajije ibibaye. Twagira amufata akaboko yihuta kumuhisha ko ndi kumwe n'undi muntu sinzi ibyari kuba iyo Uwase abona iyo myenda mu nzu yanjye. Twagira yagejeje Uwase hanze arangije agaruka mu nzu ari kumwenyura. Nuko yegera utwenda tw'ibere nari naguze aragafata arakanyereka arambwira ati kubera icyo utambwiye ngo sinirirwe nza. Ibyo Twagira yari ari gutekereza byari biri kure n'ukuri. Yari akeneye igisubizo gihabanye n'ikiri ku mutima wanjye. Twagira yakomeje kundeba abona uburyo amaso yanjye yabaye umutuku ndetse n'uko amatama yanjye hasa nk'ahaciye amarira arambaza ati ufite ikihe kibazo muvandimwe? Nabuze aho mera ngira icyo mubwira musaba gusohoka kandeka nkaguma ndi njyenyine. Uwase yarahagaze hanze yibaza ibyo turi kuganira. Namureberaga mu birahuri by'urugi nkabona ahagaze ibitekerezo bye biri kure. Twagira yanze gusohoka arampatiriza ngo mubwire icyo nabaye. Natunze agatoki hanze mubwira ko Uwase akeneye gutaha kandi kari kumukerereza. Twagira yandebye umwanya muto mbona ntabwo anyuzwe no kuba agiye atamenya intimba nikoreye ku mutima wanjye. Twagira yarahindukiye nanjye ndamukurikira ngeze ku muryango mpamagara Uwase mu ijwi rituze ryuzuye amayobera ku byo nabonaga muri ubu buzima. Ndamubwira ati Uwase umbabarire. Uwase yari afite amarira mu mboni z'amaso ye n'ijwi ryuzuye ikiniga yarengejeho by'Abanyarwanda ati ntaribi usigara amahoro kandi urwara ubukira. Naramushimiye ndabasezera baragenda. Nafunze urugi ndarukomeza nanirwa gutera intambwe n'imwe mva iruhande rw'urugi. Nikije umutima numva wuzuye igituza. Ubwonko nta bisubizo bwamerezaga nari ndi kumva hari icyo nakora ariko nkagishaka nkakibura. Negereye kalendari ndeba iminsi isigaranye nsanga ni 5 nkasubira mu kazi nk'ibisanzwe. Nicaye aho muri salo mfungura ibitabo byose nigiyemo ngo nshaka uburwayi bwo mu mutwe bumeze nk'ubw'Isheja ariko nkabubura. Narambuye page imwe ku yindi nsoma interuro zose nitonze singira icyo mbona. Nabyo numvishe bindambiye ndabireka. Narahagurutse nsubira mu cyumba kureba Isheja. Natunguye no gusanga kiri kureba adahumbya na gato. Nahagaze ku muryango ndamwitegereza. Nge nawe duhuza imboni z'amaso agasoma agahinda ku mutima wanjye. Nge nkasoma urujijo mu maso ye. Twari abarwayi bombe mu nzu ariko nge nari umurwayi ndetse w'umuganga. Nabonye ko akeneye ibinini byo gutuma asinzira byibura. Nuko nandikira Twagira musaba ko yanyura ku bitaro akabinzanira. Namaze kwandika ubwo butumwa Isheja ahagaze mu buriri arambuye amaboko ashaka ko muhobera. Nabitse telefone mu mufuka nurira uburiri ndamwegera nanjye ndambura amaboko. Ngiye kumuhobera aricara. Yicaye mbona afite agahinda kenshi ubwo nibaza ikosa nkoze ndariyoberwa. Nakomeje kurambura amaboko yanjye akubura amaso twarebana akazunguza umutwe ari guhakana. Amaboko ananiwe nanjye naricaye ngiye kumukora ku rutugu aramunga yicara mu yindi nguni y'uburiri nanjye nicaye mu nguni yanjye. Ndamureba numva biranyobeye neza neza. Isheja yarongeye akurura ibyo kwiyerusa byose abyirundaho. Naramwitegereje nangira kwibaza icyo ubu buzima tubamo busobanuye kiranyobera. Ku mpera imwe y'isi haba hari abishimye ndetse n'abababaye ndetse ku yindi mpera bikaba ari uko. Hose baraseka bakababara, barabyara bakanahamba. Aha ho nibajije aho wahungira uburibwe bw'ubu buzima ndahabura.
nibwiraga ko urukundo ari rwo ruzana umunezero gusa kuri iyi nshuro umusaruro nari ndi gusarura mu rukundo wari wuzuye ishavu ndetse n'uburibwe umutima wanjye utabashaga kwakira. Nashatse ishusho y'ubuzima nsanga ni imberabyombi bitewe n'umwanya urimo uba ufite inkuru nziza cyangwa mbuganira. Mu bihe byo kuganira inkuru nziza uba ubona abandi batari mu isi nk'iyawe. Imirimo y'amaboko yawe iba yaguhumye amaso, uba uri gusobanura ubuzima wabaye inararibonye ucira abandi imanza kuko bakoze amakosa mu bihe byabo byahise. Mu gihe icyo ukozeho cyose kiba kiguhira ntabwo wizera ko amahirwe asanga uwo ashatse kandi igihe ashakiye. Igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe kiba kivuga ko ubuzima ari bwiza. Mu bihe byo kuganira inkuru mbi umutima uba wuzuye amaganya ndetse n'uburibwe, uba ugenda wihisha amaso y'abantu. Buri jisho ryose rikubonye uba wumva rigucira urubanza rw'ibi cyangwa biriya utakoze neza. Ibiganiro by'abandi baguwe neza uba ubyumva nk'indoto kuko uba utongana n'iminsi ndetse n'ibihe ubibaza icyo uzira. Kwifuza kuba kwaganjije umutima wawe ndetse n'ubuzima bwawe, igisobanuro cy'icyizere aba ari ntacyo ubona. Ibyo ukoze byose biba biri kukwiyama, ibyo witaga ibyawe ukisanga byabaye iby'abandi, n'urupfu nibura rwakwemera naho warwinginga. Uko waba utekereza kose ntiwabuza ibihe kugenda. Amasaha yaricumye ukwezi gutangira gusuhuza inyenyeri, izuba risezera umunsi. Nahamagaye Twagira ngira ngo mubaze aho ageze anzaniye ibinini byo guha Isheja ngo atore agatotsi. Twagira ntabwo yanyitabye, narebye ku isaha mbona turi saa moya z'ijoro. Nambaye agakoti kandinda imbeho nuko ndasohoka, urugi ndarukinga neza nyarukira ku bitaro kuzana imiti. Ubuzima bugira yayo. Umuvuzi w'indwara zo mu mutwe yari kurwara bene nk'ubwo burwayi, ese ninde wari kumvura? Nageze kwa muganga, bagenzi banjye barishima kumbonaho, kumwenyura, bamwe nkababeshya ko narimba kumbuye. Narebye icyumba kibamo abarwayi nitagaho ndagifungura nsanga bose basinziriye. Nafashe umwanya ndabitegereza ntibaza ikosa bose bakoze babeho nta kintu na kimwe bibuka nta n'icyo basobanukiwe. Ubwonko bwabo burutwa n'ubw'abana bato b'impinja kuko bo babasha kumenya gutandukanya ababyeyi babo n'abandi bantu. Byibura impinja zibafasha gutandukanya ibyo zikunda n'ibyo zanga. Byibura impinja ziba zizi kurira zifite icyo ziri gusobanura. Mu gihe abafite ubumuga bwo mu mutwe b'ibintu byose babitwara mu buryo bw'amayobera bugoye gusobanurira umuntu. Nakomeje ngana aho babika imiti ndayifata, nari ndi kumwe na mugenzi wanjye wari wakoze iryo joro ambwira ko akazi kabaye kenshi kuva narwara, ndetse n'abarwayi nabo ngo bari bankumbuye cyane. Ntiyari azi ko mfite umurwayi urembye ngomba kwitaho. Namubwiye ko ndi hafi gukira nkagaruka tukita ku barwayi kuko ari wo muhamagaro wacu. Yabanje kunyereka bimwe mu byari byamuyobeye ngo mbimufashe. Naramufashije ndetse mwereka n'ubundi bwoko bw'imiti yakwifashisha akita kuri abo barwayi neza. Yaranshimiye anyemerera agacupa nk'uko umuco wacu bivuga. Nuko musezeraho ibyo gutinda mu mayira ntabwo byari birimo. Nafashe moto byihuse. Umumotari nawe ntiyanindije mu mayira, yangejeje mu rugo. Ijambo amayobera ntabwo wamenya kurisobanura utarahura n'amayobera. Uko nateraga intambwe negera urugi, ibitekerezo byanjye byari byuzuye ishusho y'Isheja. Nubuye amaso mbona umuryango w'inzu urafunguye. Nari ndi kwibuka neza ko nasize mfunze, kandi imfunguzo Twagira yari afite yari yazimpaye. Numvishe ubwoba ariko sinasobanukirwa impamvu yabwo. Narihuse amatsiko yo kumenya icyabaye niyo yari ari kuntwara. Nageze ku muryango mpura n'Isheja ari gusohoka ari kwiruka afite bimwe mu byo yiyorosa. Nabanje kugira ngo ndi kurota, sinabaye nkikinjiye mu nzu nahise mukurikira ariko aransiga kuko ingingo z'amaguru yanjye ntabwo zari ziri gukora neza. Namubonye arengana amashuka y'umweru, sinashoboye kumukurikira ngo menye iyo agiye. Nahagaze mu muhanda numva biranyobeye neza nabuze ubwasubira inyuma n'ubwajya imbere, amaso nyahanga mu cyerekezo Isheja ari kurengeramo. Namaze umwanya ndi kwiyumvira, ndi kwibaza ibiri kumbaho muri iyo minsi mbiburira igisubizo. Nakuze numva bavuga ko urukundo ruba rufite inyungu ruri kuzengurukaho.
Nibajije urwanjye iyo ruri kugana nkibuka intangiriro ariko simbona iherezo ryayo nziza. Nerekeza iwanjye nateraga intambwe meze nk'uri gusubira inyuma, mpindukira buri kanya nitegereza ko Isheja yaba ari kugaruka, ariko narinze ngera ku muryango Isheja ataragaruka. Nicaye ku muryango nitegereza ibinini, ahubwo mbona ni njyewe ubikeneye, ntabwo nari ndi gutekereza nk'umuntu muzima. Nari nabaye umusazi nitegereje ijoro ndibaza ubusobanuro bw'ibiri kumbaho rirumirwa. Inyenyeri nazo nta gisubizo zamaye, mukuru wazo ukwezi nako nuko. Umuyaga wahuhaga nawuherezaga ubutumwa ndi kuwinginga ngo bungereze kuri Isheja agaruke. Nkicara nkategereza igisubizo umuyaga nkakibura, niba ubutumwa bwanjye bwarageragayo nabwo sinabimenyaga. Icyo gihe nasobanukiwe ko ibitagaragara ari byo biyobora ibigaragara. Umutima wanjye wari ukonje, wari wiseguye intimba, ishavu ari ryo ryambereye uburiri. Umutima wendaga guturitswa n'agahinda. Nikubitaga mu gatuza mbaza umutima ndetse n'amarangamutima yanjye impamvu biri kungambanira bigezaho, kandi byari bisanzwe biri inshuti zanjye mu isi ingana uku narishatse ndibura ndetse n'ibisubizo ndabibura. Ubuzima bwiza nifuzaga nari mbufite, ariko ibyishimo byari bindi kure ku buryo ibintu byose nabonaga ari ubusa nta kamaro bimfitiye. Ubwenge bwose nari nzi ntabwo ntacyo bwamfashaga. Gusa si ukwiruka ku gasozi gusa cyangwa ngo utoragure ibyo ubonye, nubwo nta bisobanuro mbafitiye, ariko buri wese yaba umusazi, itandukaniro rikaba icyamuteye gusara. Nariyumviriye bishyira kera mpagurukana intimba yanjye ngo nyijyane mu nzu. Nari mbizi neza ko ndi busange agahinda ariko kantegereje kakanyakira. Ninjiye niteguye guhobera agahinda kanjye. Agahinda siko nasanze mu nzu, ahubwo nahasanze ibyago. Narahagaze, ibyo ndi kureba birandenga. Nibaza impamvu nta kintu na kimwe kiri mu ruhande rwanjye, ndashoberwa. Ibintu byose byo mu nzu byari byaterewe hejuru, ibimeneka byari byamenetse. Nitegereje inzu yanjye ngira ngo ni inzovu zayirwaniyemo. Kwiyumvisha ukuntu Isheja ari we wakoze ibyo byarangoye cyane. Nabuze ubwakwicara mbura ubuhagarara, nshaka amerekezo ndayabura. Intebe, amasahani, imyenda ndetse n'ibindi byose nta na kimwe cyari kiri mu mwanya wacyo. Amafoto yanjye ndi kurangiza amashuri yari yayashwanyaguye. Ibyo byose ntabwo byari bimbabaje, nari mbabajwe na Isheja utari iruhande rwanjye. Nicaye hasi nshatse kurira nsanga amarira yakamye. Imvura nayo ibitangiye kugwa.